Muraho, amazina yitwa Professor John, umwarimu wo mu kigo cyitwa Intsinzi College. Ikigo gitanga ubumenyi, ikigo cyigisha imyuga myinshi itandukanye, ariko iyo myuga hakaba harimo umwuga cyane cyane ukunzwe na benshi wo gutwara ibinyabiziga. Aha nubwo harimo imyuga myinshi irimo kudoda, irimo ibijyanye na salon de coiffure, imyuga irimo gukanika ibinyabiziga, imyuga irimo gufotora ndetse no gutunganya amafilimi, ndetse n'indi myuga nko kwiga computer, harimo imyuga isobanutse mu Intsinzi College. Aha rero Intsinzi College nk'uko bisanzwe yagushyiriyeho gahunda yo kuba wamenya amategeko y'umuhanda, ukajya gukora ikizami wizeye neza ko ugomba kubona provisoire. Reka aka kanya mbigishe uburyo wakisuzuma ukajya mu kizami ubizi neza ko provisoire uri buyikureyo, apana kugenda ufite ubwoba. Aha ufata mashine yawe ukajya muri searching, ukajya handitse Google Chrome, ukemeza Google Chrome, ukemeza agahita hazaho ibyo ugomba gusacinga. Amasacinga ibintu byinshi cyane. Ahangaha ugahita wandikamo ngo isuzume, ugasacinga, hagahita haza isuzume, ukemeza kuri isuzume, ukayemeza. Icyo gihe wakonegise telefone yawe cyangwa se wifi yawe ubizi neza ko iriho, ubundi ugakora kuri isuzume, ugategereza, bagahita bakuzanira akadokima kanditseho ngo iyandikishe. Hirya handitseho ngo koresha kode. Wari icyo ugomba gukora, ujya ahanditse amazina ukandikamo wenda uti Prof John, ukamanuka hepfo ugashyiramo nimero ya telefone bagomba kuguheraho akamesaje karimo kode. Wenda reka nshyiremo nimero yanjye 07 12 ugahita ujya hasi handitse ngo gusaba kode. Iyo ukanze gusaba kode urategereza, hejuru bagahita bakohereza ngo kwiyandikisha murakaza neza Professor John, tugiye kubohereza kode y'ikizami kuri nimero mwatanze, bakayishyiraho. Ubundi bakakubaza ngo hagarika cyangwa se ohereza kode. Uhita ukanda kuri ohereza kode. Ubwo ako kanya icyo bakora, uhita kuri telefone yawe akamesaje kakaba kaje. Murabibona ko kode bahita bayohereza yanditseho ngo byemejwe Professor John, ikoresha kode 398844. Nta kindi gihita gikurikiraho, nuko bahita bakohereza ikizami. Reka dufatanye gukora iki kizami tunagisobanura. Ikibazo cya mbere kije kivuga ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri. Ku bantu twagiye kwigana cyane, twabonye ko ibinyabiziga bigira imivuduko ntarengwa, harimo umuvuduko wa velomoteri. Aha rero twabonye ko umuvuduko ntarengwa w'ikinyabiziga cyitwa velomoteri ntujya urenza kilometero 50 mu isaha aho iwacu muri iki gihugu. Ugasubiza, warangiza ukirika ku gisubizo wabonyemo nk'anga dushize kuri A, ubundi ugahita ujya mu nguni y'iburyo ugakanda handitse komeza. Ikibazo cya kabiri kikaba kije kiriho icyapa kikavuga ngo hejuru y'aka kanunga, bakaguha icyapa ukabanza ukacyitegereza. Ubona ko iki cyapa mu Musanze cyitwa umuhanda utaringaniye. Ese hejuru y'aka kanunga byagenda bite? Bakavuga ngo nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe ngabanije umuvuduko. B, nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende 2. C, kunyuranaho ibumoso birabujijwe. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aha rero igisubizo nyakuri nk'uko twagiye tubyiga, ahantu hari umuhanda utaringaniye kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Bivuga ngo igisubizo cyacu turagisanga kuri C, aho kunyuranaho bibujijwe. Tukahemeza. Nkwibutsa
tukiganira cyane kuri ibibazo n'ibisubizo bari kutwohereza ngo dukore twisuzume. Iyi porogaramu yo kukumenyereza kwisuzuma nta handi wayisanga atari mu Ntsinzi College, ikigo cyigisha imyuga cyane cyane, dore ko ubu cyahita kigufasha aka kanya ukireba iyi video, aho ushobora kuduhamagara kuri 078 90 18 304. Reka dukomeze ku kibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu batuzaniye icyapa kimeze gutya. Mu bisanzwe nk'uko twakize, iki cyapa kivuga iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Iyo ukizi ujya mu bisubizo gushakamo icyo cyapa kubera ko uba ukizi. Ubwo batubajije ngo iki cyapa gisobanura iki, twe tugiye kureba mu bisubizo turebe handitse iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Iravuga ngo iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Icya kabiri mvuga kuri iyi ngingo, niba uzi ko wize ibibazo neza, ukaba ubizi neza ko mwarimu yakwigishije neza wo mu Ntsinzi College, niba ikibazo kije ukabona igisubizo kiri ku mwanya wa mbere, wikiri gupfusha ubusa umwanya wawe ngo urajya kureba ibindi bisubizo biri hasi ngo ndebe icyo bibaza. Ibyo no gutakaza umwanya ndetse no kuba wagira gutya ugasanga iminota yagufashe kandi ikibazo wari ukizi. Niyo mpamvu rero mwanga tubonye ngo iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi, kandi turabizi ko ari cyo gisubizo cya nyacyo. Bivuga ngo turacyemeje, nta n'impamvu yo kwirirwa tujya kureba ibisigaye kuko tubizi neza ko igisubizo ari icyo ngicyo. Reka twikomereze. Ikibazo cya kane kiravuga ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse. Nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ishobora kurekurana n'ibiziga keretse. Iravuga ngo iyo bireba feri y'urugendo. B ikavuga ngo iyo kurekurana bireba gusa ari by'akanya gato. Gatatu ikavuga ngo iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi. Ahangaha ibisubizo byose ni ukuri, kubera ko nta mwanya n'umwe feri ishobora kurekurana bitarebye feri y'urugendo. Mu gihe ukandagiye feri y'urugendo igomba kurekurana ukuyeho akaguru, kandi bikaba ari iby'akanya gato, nabyo bibishyize kuri B. Icya kabiri, ikinyabiziga gihagaze umwanya munini kiba gifunze, ibyuma bifunze, hanyuma byongera kurekurana iyo bakuyemo ya feri yo guhagarara umwanya munini ariyo twita feri yabo. Aha rero ibi bisubizo byose ni ukuri. Ubwo turajya kuri D ahanditse ngo ibisubizo byose ni ukuri. Twikomereze. Ikibazo cya gatanu kije kivuga ngo ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Uko twabibonye, ibyapa biburira bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu, bigira umuzenguruko utukura, bikagira ubuso bwera ndetse n'ikirango cy'umukara. Ubwo tubivuze gutyo bivuga ngo mu bisubizo byacu tugiye gushakamo ahanditse ibyo maze kuvuga. Wibutsa ko iyi ari Ntsinzi College, ikigo cyigisha neza amategeko y'umuhanda mu buryo bwizewe, ukagenda ugakora rimwe gusa. N'abantu benshi badutangira ubuhamya kandi natwe turabutanga kuko dutanga ubumenyi bushobotse, umunyeshuri akagenda gukora ntabyo kuvuga ngo arakora bwa kabiri, ni rimwe gusa. Duhamagare kuri izi nimero wiyandikisha aka kanya, nawe uze uba umunyeshuri wo mu Ntsinzi College, ubone provisoire bitarenze iminsi 10. 078 90 18 304. Bigerageza aka kanya. Turacyari ku kibazo cyacu cya gatanu kivuga ngo ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Turashaka iravuga ngo ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko mu ibara ritukura, ubuso bwera, ikirango mu ibara ry'umukara. Ese niba mwumvisha ibyo navuze mbere, ni iki cyatuma njya gushaka ibindi bisubizo hasi kandi iki ngiki ari igisubizo cya nyacyo? Igisubizo ni A, kuko ni ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko mu ibara ritukura, ubuso bwera, ikirango ni mu ibara ry'umukara. Reka dukomeze. Ikibazo cya gatandatu kiravuga ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, turi mu kinyabiziga, inyuma yacu hari abantu bashaka kutunyuraho nabo bari mu kinyabiziga, barabona umuvuduko wacu turi kugenda buhoro, hanyuma rero turi kubwirwa ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho. Ni nko kukubaza ngo wakora iki?
A, tugomba kugabanya umuvuduko. B, tugomba kongera umuvuduko. C, tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha mu bumenyi bwacu nuko niba ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho tugomba kugabanya umuvuduko tugahereza umwanya icyo kinyabiziga kigiye kutunyuraho. Ubwo igisubizo hano turaza gusanga ari A. Tuyikirikeho kandi kurikomeza. Ikibazo cya karindwi kiravuga ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe cy'imizigo isumba impera y'ibinyabiziga metero irenga igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Hano bari kutubaza amatara agomba gucanwa mu gihe ikinyabiziga cyacu imizigo irengaho metero irenga. Aha baratubwira ngo ni itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. Ntabwo wacana amatara ku manywa ngo bishoboke, byagombaga kuba ari nijoro. B, iravuga ngo ni agatambaro gatukura gafite santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. Mu ijoro ntabwo wabona ku gatambaro gatukura, niyo mpamvu iki nacyo atari cyo. C, itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije cy'akagarurarumuri k'umuhondo. Kuko batavuze ahariho nabyo ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Aha rero tuje gusanga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Dukomeze. Bakatubwira ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa, icyo ni icya 8, bigaragazwa kuva aho uhera mu burebure bwawo n'icyapa gifite amabara akurikira cyangwa se ubuso bw'amabara akurikira. Icya mbere, icyapa kivuga kuyobya umuhanda kiza mu byapa bitegeka, bivuga ngo icyo cyapa gitegeka kigomba kuba gifite ubuso bw'ubururu, ikirango ari umweru. Ubwo batubajije rero ubuso kandi tukaba tuzi ko kuyobya umuhanda ari mu byapa bitegeka, ubwo turashakamo ubuso bw'ubururu. A iravuga ngo ni umukara, B ikavuga ngo ni umweru, C ikavuga ngo ni umutuku. Aha nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko hagombaga kuba harimo ubuso bw'ubururu, nta burimo rero. D iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyi D cyangwa se iri jambo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, muba mugomba kumenya ko naryo ubwaryo ni inota. Ntabwo igihe cyose bazaguhereza ibibazo birimo ibisubizo nyakuri cyangwa se byose bigenda bikirika nk'uko wabyize. Baba bagomba kukujijisha kugira ngo bamenye neza niba warize ugahabwa ubumenyi bukwiye. Aha rero ikibazo cya 9 kiravuga ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro n'amahoro mu gihe kingana gute? Iyo ikinyabiziga kitagikora nk'uko twagiye tubyiga, bagomba gukuraho ibyo byapa bakabyohereza mu biro by'imisoro n'amahoro kugira ngo bigaragare ko ibyo binyabiziga bitakibarizwa mu gihugu cyangwa se byapfuye bitagikora. Ibyo rero bimenyeshwa cyangwa se bigaragazwa nk'uko twabyize mu gihe cy'amezi 2. Reka turebe mu bisubizo byacu k'ayo mezi 2 arimo. A iravuga ngo ni mu byumweru 2. B ikavuga ngo ni amezi 2. Nk'uko mbabwira, iyo umaze kubona igisubizo gihwanye n'icyo wize nta mpamvu yo gushaka ikindi gisubizo, kuko biba biri kukurira iminota y'ubusa, bikaba byatuma utsindwa mu gihe utazi kandi wari uzi ibisubizo. Twashyize ku mezi 2 rero ari kuri B. Reka dukomeze. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya uretse imashini zihinga iyo zigenda mu rugendo rutarenze kilometero 25. Ibikururana bitwaye ibyamamazwa rero ibyo bindi biteganwa n'iri teka, ariko igiteranyo cyabyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntibugomba kurenga ibipimo bikurikira. So ibi binyabiziga rero bitwaye ibyamamazwa ntabwo biba bigomba kurenza uburebure bwa metero 25. Metero 25. Reka tuzisubizeho. Igisubizo kiri kuri C. Twikomereze. Hano batuzaniye ifoto iriho umuhanda muri kuwureba, umuhanda ugaragazamo hagati umurongo ucagaguye. Bakatubaza ngo iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Nko mu bisanzwe ikimenyetso cy'umurongo ucagaguye mu muhanda kivuga ko umuyobozi abujijwe kurenga keretse mu gihe bitateza ibyago.
igihe bitateza ibyago ni ryari? Nko mu gihe ushaka kunyuranaho, igihe ushaka guhindukira, cyangwa se igihe ushaka gukatira ibumoso. Ariko ibyo nabyo ukabikora mu gihe bitateza ibyago. Reka turebe rero niba igisubizo cyacu bagishyizemo. Iravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kurenga umurongo wera ucagaguye keretse mu gihe bitateza ibyago. Nk'uko tumaze kubivuga cyangwa twagiye tubibona, murabona ko igisubizo kiri kuri A. Niki cyatuma njya gushaka ikindi gisubizo kandi nakibonye? Reka twikandire kuri A dukomeze. Icya 12 kiravuga ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Gikwibutsa, iyi ni Intsinzi College, ikigo cyigisha neza ukabona provisoire na kategori mu gihe gito, ikigo gitanga ubumenyi budasanzwe kandi kiri gutsindisha cyane. Uyu murongo cyabashyiriyeho mujye muhamagara, muduhamagare tubigishe, waba uri mu rugo tukwigishe, waza ku ishuri tukwigishe, waba ufite akazi isaha yose wabonekeraho mu kigo cy'Intsinzi College uriga. Ni 28 kuri 28. Duhamagare kuri 078 90 18 304. Tugeze ku kibazo cya 12 kiravuga ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Ubundi ibyapa by'inyongera bimenyesha uburegure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Reka tureke icyo gisubizo bagishyizemo. Iravuga ngo ni ibitegetswe byihariye, icyo ntabwo ari cyo. B ikavuga ngo ni uburegure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Bivuga ngo iki ni cyo gisubizo nyakuri ukurikije uko twabyize. Reka dukomeze. Icya 13 kiravuga ngo buri modoka cyangwa buri rumoroke ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara ry'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa he? Iri tara rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Reka turebe niba icyo gisubizo bagishyizemo gutyo. Iravuga ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, ntabwo ari cyo. B ikavuga ngo ni inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, iki nacyo ntabwo ari cyo. C ikavuga ngo ni inyuma ahegereye inguni y'iburyo, nacyo si cyo. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cya nyacyo ni nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko twabonye ko ari inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Bivuga ngo kuri iki kibazo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ukomeze. Hano baduhaye ifoto iriho imodoka ndetse na zebra crossing ko mukunda kwivuga, imirongo abanyamaguru bambukiramo. Hari n'abanyamaguru harimo n'umuntu ushaje. Bakakubaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ate? Aho ugomba kwitwara nta kundi ni ukugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara, kubera ko abanyamaguru ntabwo bagendera mu binyabiziga baba bagutegereje ngo bahe umwanya. Wowe ugendera mu kinyabiziga ntabwo ugenda nkabo. Mu gihe ubonye abanyamaguru bategereje kwambuka, iteka ryose baha umwanya uhagarare babanze bambuke. Nicyo cyiza kigaragaza discipline y'umushoferi kuruta kuvuga ngo ugiye muri gahunda zawe ntacyo bikureba. Ibiri mu muhanda byose ubu bigenga nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Aha rero igisubizo ni ukugabanya umuvuduko igihe cyiza ukitegura guhagarara. Reka dukomeze. Hano hajemo ikibazo kivuga ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo ubundi risobanura ngo birabujijwe kurenga umurongo wo guhagararamo umwanya muto, n'igihe uwo murongo udahari kurenga icyo kimenyetso ubwacyo. Bivuga ngo tugiye gushakamo icyo gisubizo. Mwibuke ko tuba turi gukora ku minota. Iravuga ngo itegure kugenda, si cyo. B ikavuga ngo gutambuka, birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagararamo umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Tugahita dushyira ku gisubizo, ntituba dukeneye kumva ibisubizo biri hasi kuko twamaze kubona igisubizo cya nyacyo. Tugakomeza. Hano hari ikimenyetso cy'umukozi ubifitiye ububasha, ni ikibazo cya 16. Bakatubaza ngo ugeze mu masangano mu muhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki
umuyobozi cyangwa se umukozi ufite ububasha aguhaye iki kimenyetso cy'akaboko kazamuye. Icya mbere bavuze ngo ni ugukata ibumoso, ntabwo ari byo. Gukata iburyo gusa ugakomeza nacyo ntabwo ari cyo. Ni uguhagarara ku murongo wo guhagararamo umwanya muto, iki ni cyo gisubizo cya nyacyo, tugakomeza. Ikibazo cya 17 kiravuga ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara igihe ijuru rikeye mu ntera ya metero zingahe? Amatara ndangacyerekezo, ayo matara twagiye twiga ko agaragara mu ijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ya metero 150, ku manywa mu ntera ya metero 20. Turashaka mwizo mezi mwibutsa ko iyi ari Intsinzi College, ikigo kimaze kwamamara mu kwigisha amategeko y'umuhanda ndetse na perime ukayibona mu gihe gito. Cyigisha indimi, cyigisha gukanika, cyigisha ibijyanye na salon de coiffure, cyigisha gufotora ndetse no gutunganya amafilimi, cyigisha computer no kudoda, kandi abantu benshi batangiye gukirigita ku ifaranga kubera Intsinzi College. Reba n'ubu buryo bwiza kigushyiriyeho cyo kugira ngo wige online aho uri igihe gito, utsinde ku masaha yose ushaka, utsinde. Tugane, duhamagare kuri 078 90 18 304. Igisubizo hano rero turashakamo metero 150 nijoro cyangwa ku manywa 20. A iravuga ngo metero 100, B metero 200, C metero 150. Hano hari icyapa kibuza kivuga ngo birabujijwe gukata iburyo. Reka tureke igisubizo gihari. A iravuga ngo birabujijwe gukata iburyo. Icyo tugishyiraho twikomereza, kuko yo wize ibyapa nta kabuza urabikora. Turi kuganira dusigaranye umunota umwe ku bibazo bibiri. Reka twihute, mwagiye mwumva ibisobanuro, ubwo ubutaha tuzagenda dusobanura n'ibindi uko bikwiye, ariko wibuka kwisuzuma, kandi ukisuzuma ari uko wize mu Intsinzi College. Utwaye ikinyabiziga cyangwa se utwaye ikinyabiziga inyuma ya rumoroki, umuyobozi akaguha ikimenyetso cyo kugutambuka iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? Icyo gihe icyo ugomba gukora ni ukugabanya umuvuduko ukareka icyo kinyabiziga kikagenda. Igisubizo turagisanga kuri A, kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Hano baraduha zebra crossing, barangiza bakatubaza ngo nshobora kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga gihagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru? Ntabwo bishoboka. Tuzanabikore muyobozi w'ikinyabiziga wowe ugiye kubona provisoire muri iyi minsi, ntabwo wemerewe kunyuranaho imbere kuri zebra crossing. Bivuga ngo hano igisubizo ni oya. Reka dusoze ikizami cyacu, twari dusigaranye amasegonda make cyane, turebe amanota twafashe. Aha twebwe dufashe amanota 20 kuri 20 kubera ko twize neza mu Intsinzi College. Rero namwe ni karibu, murakoze cyane. So mbibutsa ko mugomba kutugana aha mu Intsinzi College, tubigisha imyuga itandukanye, imyuga yose, harimo umwuga wo kwiga indimi. Ukiga indimi rwose ukazisobanukirwa, ubundi nawe ejo hazaza ukagenda gusobanurira abantu, ukajya mu bigo bikomeye ukabona akazi. Intsinzi College igufasha no kubona akazi iyo wize muri icyo kigo. Murakoze. Yari Professor John, umwarimu ubaha ubumenyi mu kigo bita Intsinzi College. Ciao ciao.